Ese waba ukunda gutembera cyangwa gusura ahantu hatandukanye, nyine ushaka kuruhuka cyangwa kwiyungura byinshi bitandukanye? Ngwino nkubwire ahantu 20 wasura mu Rwanda, ukaruhuka kandi ukiyungura byinshi, ukabona ibintu byiza bitandukanye utari uzi. Tubane aho tugiye kureba ahantu 20 ukwiye gusura mu Rwanda, mu rw'imisozi igihumbi. Ariko kandi nyine ukaba ugiye kubana nanjye, Niyonkuru Carine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Ese nahahe hantu nyaburanga 20 byibuze 20 ukwiye gusura mu Rwanda, mu rw'imisozi igihumbi, maze ukaruhuka ukabona byinshi byiza bitandukanye kandi bitatse urw'imisozi igihumbi? Tubane. U Rwanda ni igihugu cy'ubwiza n'uburanga kamere, gitatswe n'imisozi miremire n'ahantu nyaburanga henshi huje ibiyaga, inzuzi, imigezi n'ibiyaga. Uwageze muri iki gihugu hari ahantu agomba gusura kugira ngo arusheho kukimenyaho byinshi, kuko ari igihugu cyihariye. Benshi bati ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi. U Rwanda ruturuka ku nshinga kwanda, ariko kandi kwanda bisobanura kwaguka. Byongeye kandi u Rwanda rutatswe n'urunyurane rw'inyamaswa n'urusobe rw'ibindi binyabuzima bikurura ba mukerarugendo benshi, ku buryo uwageze muri iki gihugu ntatemberera ahantu twashyize kuri uru rutonde abanyazwe bidasubirwaho. Ese wakwibaza ngo aho hantu ni ahahe? U Rwanda ni igihugu cy'ubwiza n'uburanga kamere, ariko kandi dore aho hantu 20 twateguye ni aha hakurikira. Tubane guhera ku ntangiriro z'iki kiganiro kugeza kirangiye, kugira ngo urusheho kumenya ahantu heza hari ibyiza nyaburanga mu rw'imisozi igihumbi wagakwiye rwose gusura, ndetse ukaba wajyana n'abawe ukaruhuka kandi ukamenya byinshi bitandukanye bitase urw'imisozi igihumbi. Ntiwarondora ahantu nyaburanga n'ahandi henshi watemberera mu rwa Gasabo ngo uhamareyo, ariko twagerageje gukusanya ahantu 20 byibuze h'ingenzi ukwiye kuzasura, maze ukareba ibyiza byaho ukanaruhuka. Ahambere, parike y'igihugu y'Ibirunga. Ese waba warayisuye? Kimwe mu byiza bitatse intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ni ibirunga. Ni ibirunga bitatu birimo Karisimbi, Bisoke, Sabyinyo, Gahinga na Muhabura. Ibi birunga biri mu 8 bigize uruhererekane rw'urusobe rw'ibirunga byo ku isunzu rya Kongo Nile. Ni ahantu nyaburanga kandi hakunzwe kuba harangwa n'imvura, amashyamba n'imigano. Ese waba uzi ikirunga gisumba ibindi muri ibi byose? Ikirunga gisumba ibindi byose ni icya Karisimbi, dore ko gifite metero 4507 z'ubutumburuke. Ibi birunga byegeranye mu misozi miremire itatse uturere twa Musanze na Rubavu, hamwe mu hantu hakunda gutemberwa na ba mukerarugendo banyuranye kandi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye. Ibi birunga by'u Rwanda bihana imbibi n'ibirunga birimo ibyazimye byo muri Kongo nka Mikeno, Bisoke na Nyiragongo. Kandi iyi parike irimo kandi amashyamba y'amoko menshi n'ibihingwa n'ibiti birebire bigize ubwiza n'uburanga bukurura abantu, bukurura ba mukerarugendo. Ubu butumburuke nibwo butuma u Rwanda ruba hamwe mu hantu hake cyane ku isi haba ingagi, kuko zikunda iyi misozi miremire. Izi ngagi zirimo hake, dore ko zirimo mu bwoko bw'inyamaswa burimo gucika cyane ku isi. Ubu kandi habarwa ingagi zo mu birunga zirenga 720 ku isi yose, kandi zose ziherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo ya Uganda ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri parike harimo kandi n'ibiyaga birimo icya Burera n'icya Ruhondo, hamwe n'imigezi iteye amabengeza. Kuyitegereza uyireba rwose biba ari byiza kandi bishimishije. Iyi parike yatangijwe mu mwaka 1925 mu kinyejana cya 20, ikaba iri mu za mbere zabayeho muri Afurika. Ese wari uzi ko iyi parike iri mu za mbere zabayeho muri Afurika? Kubera ko yatangijwe mu mwaka 1925 mu kinyejana cya 20, nyine akaba ari mu za mbere zabayeho muri Afurika.
kandi se wari uzi ko irimo ikigo cy'ubushakashatsi kizwi ku izina rya Calsoc Research Center cyashinzwe na Diana Foss, impuguke mu by'ubumenyi bw'inyamaswa zakomokaga muri Amerika. Ariko se kandi wari wasura ikiyaga cya Kivu? Uzasura ikiyaga cya Kivu, nacyo ni cyiza kandi cyane kubera ko ntako bisa kuruhukira ku kiyaga cya Kivu, kiza ku mwanya wa 6 mu bunini muri Afurika. Uwatembereye aha aba yitegeye ibirunga mu mahumbezi y'imisozi miremire agize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Niho hantu heza cyane hari amazi hambere mu Rwanda wasohokera, hari amahoteli meza kandi ku rwego mpuzamahanga, harimo na sale na hoteli. Kuruhukira ku mucanga waho, koga amazi yaho, cyangwa kuhafatira akaruhuko wota akazuba wumva amahumbezi aturuka ku kiyaga n'ibindi byiza bya Kivu, byagufasha kurangiza weekend yawe neza, byagufasha kuruhuka neza hamwe n'umuryango wawe cyangwa n'inshuti yawe, ndetse nawe ubwawe watemberera maze ugafata aya mahumbezi yo kuri Lake Kivu, ukaruhuka kandi ukumva ugaruye fresheri. City Tower naho ni ahantu heza watemberera, dore ko benshi baba mu murwa wa Kigali bumva ko atari ibintu birenze, nyamaze birarenze kandi naho wahatemberera kubera ko benshi mu basura Kigali batayiherutse bavuga ko uyu mujyi ugenda utera imbere cyane. Hari abavuga ko batungurwa cyane n'inyubako nyinshi kandi nziza zigenda zirushaho kwiyongera muri Kigali. Kigali City Tower niho muturirwa musumba zose muri Kigali, ukaba ufite inyubako zirenga 18 zigerekanye kandi ukaba uri inyubako nziza cyane ziheruka kubakwa vuba. Ku banyakigali benshi nta gishya babona gusura uyu muturirwa, ariko ku batuye mu ntara cyangwa bava hanze hari impamvu nyinshi zatuma bahasura. Habamo inzu yerekana filime ku buryo bugezweho bwa 3D ndetse na 5D, ku buryo uhasohokeye n'umukunzi we byakubera urwibutso rwiza rwo gutembera muri uyu murwa. Ahangaha muri City Tower hari ahantu hanyuranye heza wafatira amafunguro ateguranywe ubuhanga. Ku bakeneye serivisi zinyuranye zaba iz'amabanki, guhaha n'ibindi, muri iyi nyubako hakorerwamo banki nkuru ya Kigali na Kumati n'abandi baguha izo serivisi ukeneye ku buryo bwihuse kandi bunoze. Richard Kandt, goro ndangamurage yo kwa Richard Kandt. Se ho waba waratembereye ngo umenye ibyiza byaho, umenye amateka ya Richard Kandt? Richard Kandt, umukoroni washinze akanayobora Kigali, yanavumbuye isoko ya Nili mu 1898 mu kinyejana cya 20 mu ishyamba rya Nyungwe ribyara Nyabarongo, nk'uko bigaragazwa n'urubuga rwa Wikipedia. Ntibigira uko bisa gusura inzu yo mu buryo bugezweho ya mbere yubatswe muri Kigali mu myaka irenga 100 ishize. Iyi nzu yubatswe na Richard Kandt, akaba ari nawe wayibagamo nk'inzu ye y'ubuturo bw'ibiro byo gukoreramo, dore ko ari nawe wabaye rezida wa mbere w'u Rwanda. Ese wari ubizi ko Richard Kandt nyine ari we wabaye rezida wa mbere w'u Rwanda? Usuye iyi nzu iri ku Muhima mu mujyi wa Kigali wabona byinshi bitandukanye. Wabona intebe Richard Kandt yicaragaho yandika, ameza yandikiragaho, igitabo yanditse cy'ukuntu yabonye isoko ya Nili mu ishyamba rya Nyungwe, amapine y'imodoka ye n'ay'imodoka zabayeho mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, intambara ya mbere y'isi yose n'ibindi bya kera byabayeho mu myaka irenga 100 ishize. Uwageze kuri iyi ngoro kandi asobanukirwa ibijyanye n'amateka y'isi, akanagira amahirwe yo kwerekwa inyamaswa ziganjemo iz'ibikururanda nk'inzoka zo mu bwoko butandukanye burimo impiri, uruziramire, inshira, ikiryambeba, korabre, inziramire, insharwatsi nini, inzoka z'umukara, nka bimwe mu bigize amoko y'inyamaswa ziri mu mateka y'u Rwanda. Akarwa k'amahoro ko ku Kibuye, waba ukazi, waba warahatembereye? Naho ndahagukumbuje kuri aka karwa k'amahoro ka Kibuye. Uzahatembereye, hari byinshi byiza bizagufasha kuruhuka kandi ukanahamenya byinshi bitandukanye.
kuwifuza kurangiza wikendi neza, kuwifuza kuruhuka neza, kandi kuwifuza kumenya byinshi bitandukanye ku karwa k'amahoro, ni hamwe mu hantu heza wahitamo ukanyurwa n'akayaga gahehera gaturuka mu kiyaga cya Kivu. Ese wari uzi ko ari we mutima w'uburanga n'ubwiza bw'ikiyaga? Niwe mutima w'uburanga n'ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu. Aka karwa kari mu Kivu hagati, mu rugendo rw'iminota nka 20 mu bwato uvuye ku nkombe, dore kari kamwe mu turwa 16 turi mu karere ka Karongi. Kakaba mu byiza bitatse aka gace, habera imikino inyuranye, aho uba unareba zimwe mu nyamaswa zirimo inkende, ukanabasha kwitegereza ikiyaga neza ureba n'inyamaswa, ureba n'amashyamba meza agize Kivu. Ku bahageze bahifotoreza amafoto y'urwibutso rw'ibihe bidasanzwe bagiriye kuri aka karwa k'amahoro ka Kivu, gaherereye nyine muri Kivu, keza kandi gakunzwe, aho uba witegeye byinshi uruhuka unafata amahumbezi. Nka Niyonkuru Media naho turahagukumbuje kuri aka karwa k'amahoro. Aka karwa k'amahoro gaherereye rwagati mu Kivu. Pariki y'igihugu y'Akagera. Ese naho waba warahatembereye ngo urebe inyamaswa zihatatse, witegereze byinshi bitandukanye bigize pariki y'igihugu? Nyine ndavuga pariki y'Akagera y'igihugu cy'u Rwanda. Inzovu umutware, twiga, impara, imisambi, intare, isatura, imbogo, ingwe, musumbashyamba ariyo bita girafe. Izi ni zimwe mu nyamaswa ziba mu Rwanda ariko utapfa kubona udatembereye mu ntara y'Iburasirazuba muri pariki y'Akagera. Uretse izi nyamaswa, muri parike zifite ubuso burenga 1200 km², unabasha kuhabona imigezi inyuranye irimo Akagera, kandi amahumbezi aturuka mu kibaya cy'imbibi z'u Rwanda na Tanzania, aho bakwakiriza amafarobwa mu biyaga byinshi bigize aka karere. Uzahatemberera uzahagirira ibihe byiza cyane kandi unifuze gusubirayo, witegereza ziriya nyamaswa zitandukanye utaruzi zidakunda kuboneka henshi rwose mu gihugu. Turahagukumbuje naho uzahatemberere rwose, uzagira ibihe byiza kandi cyane. Ikiyaga cya Muhazi kiri Kayonza, se ho waba warahatembereye ngo ugire ibihe byiza bidasanzwe? Naho uzahatemberere, kubera ko mu karere ka Kayonza ku muhanda uva Kayonza ujya Kagitumba niho hari ikiyaga cya Muhazi, mu birometero bike uturutse ku muhanda ugana mu mujyi wa Kigali. Aha niho ubonera ubwiza nyaburanga bw'imimerere y'u Rwanda. Ushobora kuharuhukira witegeye imisozi myiza isobetse n'ibiyaga n'imigezi bitemba amazi. Wakirwa n'abakozi ba Jambo Beach. Iyi akaba ari hoteli yubatse kuri iki kiyaga. Wahisemo kuhatemberera, uzahabona ibintu byinshi bigufasha kuruhuka, harimo n'imisambi ibikinagira hafi y'amazi, ukabona rwose ari ibintu byiza cyane. Iki kiyaga kizenguruka kikagera no mu ntara y'Amajyaruguru muri Gicumbi, giteye amabengeza cyane kandi kiri ahantu heza wakwishimira rwose kugera ukahatemberera ukaruhuka, witegereza inyamaswa, ufata amahumbezi kuri iki kiyaga cya Muhazi. Waratembereye se muri parike? Ishyamba rya Nyungwe riri mu mashyamba amaze imyaka 200 ribayeho, ku buryo riri mu mashyamba amaze igihe kirekire muri Afurika. Ese wari ubizi? Ishyamba rya Nyungwe riri mu mashyamba amaze imyaka 200 ribayeho, ku buryo riri mu mashyamba amaze igihe kirekire muri Afurika, kubera ko Nyungwe ifite imisozi miremire irimo uwa Bigugu ufite uburebure burenga metero 2950. Harimo inyoni z'amoko menshi arenga 310. Harimo amoko 26 asanzwe atamenyerewe. Muri iyi parike harimo urusobe rw'ibindi binyabuzima by'ingeri zose, inyamaswa ndetse n'ibimera. Kandi muri iyi pariki ya Nyungwe niho hubatswe ikiraro cyo mu bushorishori kizwi ku izina rya Canopy Walkway, nacyo kiri mu bikurura ba mukerarugendo benshi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ugiye gusura iyi parike kandi ubasha kubona igihingwa cy'icyayi, kimwe mu bintu bihingwa byiza bigaragaza ubwiza bw'u Rwanda.
ku bakristo gatulika ndetse n'abandi bahasura bati Kibeho watoneshejwe na Rurema, uri huriro ry'abakunda mama, turaje ngo twihoberere mama, dore ko benshi bagenda nyine ariko bavuga bati Kibeho watoneshejwe na Rurema, uri huriro ry'abakunda mama, turaje ngo twihoberere mama. Kibeho benshi bati ubutaka butagatifu. Nibyo koko ni ubutaka butagatifu. Ese waba warahatembereye ngo unitagatifuze wowe ubyemera ufite iyo myemerere? Ni heza kandi cyane. Ni ubutaka butagatifu, kuhatemberera nta kiguzi bisaba kandi ukitagatifuza. Turahakumbuje nka Niyonkuru Media, naho uzahatemberere witagatifuze, umenye byinshi, utemberere Nyarushishi ugere Kibeho kuri ubu butaka butagatifu Bikira Mariya yasuye kandi agaha umugisha umubyeyi nk'abamwemera. Gusura Kibeho iri ku musozi wa Nyarushishi mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, zaba kimwe mu bitekerezo byiza byo kurushaho kumenya neza ibijyanye n'amabonekerwa yahabereye mu 1981 mu kinyejana cya 20. Wamenya neza uko Bikira Mariya yagiye aganira mu bihe binyuranye n'abakobwa batatu barimo Alphonsine Mumureke, Natali Mukamazimaka ndetse na Marie Clara Mukangango, riyoborwa n'ababikira bo mu muryango w'abene bikira. Kibeho ni umujyi muto ariko watoranyijwe ku mugabane wose wa Afurika, ukaba ari wowe ushyirwaho ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe ifite uburebure bwa metero 6, igapima 950. Ubusanzwe iyi shusho igaragara kuri buri mugabane ugize isi. Muri Afurika rero iyi shusho ikaba iri Kibeho. Benshi bati ni kwa nyina wa Jambo. Ni heza, hari amahoteli n'ibindi bikorwa byorohereza ba mukerarugendo kandi hagufasha kugira byinshi wiyungura n'ibyo uhindura mu kwemera kwawe, urushaho kwegera Imana mu masengesho nyine binyujije ku mubyeyi Bikira Mariya igihe cyose wasura. Ariko bikaba byiza kuhajya ku itariki 15 Kanama kuko ari wo munsi mukuru yizihizwa ijyana mu ijoro rya Bikira Mariya. Haba hakoraniye imbaga nini y'abantu benshi baba baturitse imihanda yose, baturutse mu bihugu bitandukanye. Nka Niyonkuru Media nanone aha turahagukumbuje ku butaka butagatifu Kibeho, nawe uzahatemberere witagatifuze kandi umenye byinshi bitandukanye ku mabonekerwa yahabereye ndetse n'uko umubyeyi Bikira Mariya yahahesheje umugisha ahigaragariza. Bati ku Gisenyi ku mazi, ku Gisenyi ku mucanga, ku nzu Igisenyi. Ese ho waba warahatembereye ngo uruhuke kandi ufate amahumbezi umenye byinshi ku mucanga? Benshi turahakunda si byo kubeshya. Mu nyubako gakondo hafi y'ikiyaga cya Kivu, aha hantu hitwa ku nzu, ni hamwe abashyingiwe bakunda kuza kurira ukwezi kwabo kwa buki. Benshi dukunda kuvuga ko ari honeymoon. Niba wararambiwe kurara mu mahoteli, uri umuntu ukunda udushya, ukunda n'ahantu hashya hakubera heza ukanaharuhukira. Inyubako zubatse ku mazi zijyanye n'imisozi yirengera ihakikije ku buryo hahora amafu, ikirere cyiza wifuza kuruhuka kuko waharuhukira bya nyabyo n'ukuri uzahajye. Benshi bati ku Gisenyi ku mazi, ku Gisenyi ku mucanga, naho uzahagera uharuhukira, uzahagirira ibihe byiza kandi byiza cyane. Turahagukumbuje. Ariko se kandi we waba ukunda amateka, by'umwihariko amateka y'u Rwanda, dore ko ari wo mwihariko wacu hano kuri Niyonkuru Media. Amateka ari meza, utazi yava ntamenye yajya. Amateka maze ugateganya neza ejo hawe hazaza. Ingoro ndangamurage y'u Rwanda n'ahandi tuvuga ni Huye. Ugeze i Huye muri Butare ubwirwa na buri wese ko uyu mujyi ari igicumbi gihatse amateka y'u Rwanda, kandi koko nibyo. Aha niho hari inzu usura ukamenya neza amateka yose y'u Rwanda. Hari amafoto yerekana imigenzo yose yakorwaga, imyambarire y'Abanyarwanda bo hambere, imibereho yaho n'uko ubuzima bwose bwagiye butera imbere kugeza ubu ku giciro kijyanye n'uwo ari we wese. Naho uturutse utemberezwa ibice binyuranye biranga iyi ngoro, aho usobanukirwa neza ibijyanye n'amateka y'u Rwanda byose. Ndahagukumbuje ku ngoro ndangamurage y'u Rwanda i Huye. Nyamuneka uzahatemberera umenye byinshi by'amateka y'u Rwanda.
Rwanda ndahagukumbuje ni heza cyane, ntihahenze kandi umenya byinshi bitandukanye byaranze amateka y'u Rwanda, abami ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyamuneka uzahagere uhatemberere, uzadushimira nyuma. Ariko nanone mbere y'uko ugera i Huye waba uzi inzu ndangamurage y'i Nyanza mu Rukari? Ese wowe waba warahatembereye? Nyamuneka ukunda amateka, ukunda kumenya ibyabaye mu myaka yashize mu Rwanda, ni mu birometero 88 uvuye mu murwa mukuru wa Kigali, ni mu mujyi wa Nyanza aho bakunze kwita mu Rukari. Niho hari amateka y'abami, aho utambagizwa ingoro ya Mutara wa gatatu Rudahigwa yari atuyemo kandi yubatswe mu buryo bwo hambere. Ni ingoro ishamajwe yubakishije ibikoresho bya Kinyarwanda nk'uko yari imeze mu kinyejana cya 19. Uzashimishwa no kuhasanga inka zifite amahembe maremare z'inyarwanda zizwi ku izina ry'inyambo. Kimwe mu by'ingenzi bigize umuco nyarwanda ni ku gasozi gaturanye n'Urukari kitwa Mwima, hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu n'imva y'umugore w'umwamikazi Rosalia Gicanda. Nyamuneka nawe uzahatemberere ahangaha mu Rukari, uzamenya byinshi bitandukanye ku mateka. Naho turahagukumbuje rwose, uri umuntu ukunda gutembera kandi ukamenya n'amateka, naho uzahatemberere. Ese kandi waba waratembereye ku musozi w'ubukerarugendo wa Rubavu? Uyu musozi nawe uzawutembereho kuko uzamenya byinshi bitandukanye mu bwiza gakondo bubereye ijisho. Umusozi wa Rubavu ni ahantu watemberera ugasobanukirwa neza inkomoko y'izina ry'u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Benshi bati u Rwanda rw'imisozi igihumbi, kandi koko nibyo. Uyu musozi wubatsweho utuyira muyoborwamo n'ababishinzwe babatemberezamo kandi babasobanurira iby'amateka yawo. Ugeze hejuru ku gasongero uba witegeye umujyi wa Rubavu, ukanyurwa n'uburanga bwabyo. Nta bikorwa remezo byinshi twavuga ko byamajije kugera kuri uyu musozi, ariko hateganywa gushyirwa amahoteli n'amaresitora, uburyo uhatemberera byaba igitekerezo cyiza cyo kwitegereza, ariko kandi ukamenya ngo urw'imisozi igihumbi byavuye he, byakomotseho, ugasobanukirwa byinshi mu rw'imisozi igihumbi rwose. Ikiyaga cya Mirayi mu Bugesera, ese hoho waba uhazi, waba warahatembereye? Turahagukumbuje kubera ko ni ku muhanda ugana i Burundi, ni mu karere ka Bugesera hitwa i Gashora. Aha ni ahantu heza ho gutemberera muri itsinda ry'inshuti rishyize hamwe, munezezwa no kurangazwa no kureba uko baroba, namwe babigisha. Hari ibyo kunywa n'ibyo kurya by'ubwoko bwose n'ibyumba byiza mu gihe wifuza kuhamara umwanya ukaharuhukira. Naho ni heza cyane rwose, ni mu Bugesera, uzagenda uhatemberere. Benshi bati ibere rya Bigogwe, dore ko ariko benshi dukunda kuhita. Seho waba uhazi, waba warahatembereye? Turahagukumbuje kuko naho ni heza cyane. Ni ayahe mavu n'amavuko yaho? Ni ukubera iki se kandi bahise ku ibere rya Bigogwe? Umuntu wese unyuze ku muhanda munini uva Musanze werekeza Rubavu, iyo ugeze ku murenge wa Kanzenze ahari uyu musozi muremure witwa ibere rya Bigogwe, atangazwa n'uko ari muremure cyane. Uhaciye wese ahavana amakuru avuga ko abasirikare bo hambere bajyaga bahakorera imyitozo yo ku rwego rw'ubuparakomanda. Gusa uhasuye witeguye nibwo warushaho kumenya amateka yawo, y'uko uyu musozi uri mu kagari ka Nyamirango wiswe gutya mu rwego rwo kuzirikana umukobwa witwaga Nyirabigogwe wahabaye, wari ufite amabere ateze nk'uyu musozi. Aha wahasanga bamwe mu bakambwe bari bawutuye kuva mu 1926 mu kinyejana cya 20. Bashobora kukubwira imbona nkubone uko uyu Nyamirango yakundaga kuharagirira inyana n'uko haje kumwitirirwa. Uyu musozi w'urutare rurerure ruteye koko nk'ibere ni kimwe mu byiza nyaburanga utemberera muri aka gace. Wahasura ukazahorana urwo rwibutso rw'urugendo ku mutima wawe ku ibere rya Bigogwe. Nyabugogo
benshi tuzi nko muri gare rwose ibamo benshi kandi itegerwamo cyane. Abahanzi nyarwanda bahavumbuye mbere batangira kuhagaragaza mu mashusho y'indirimbo zabo, ariko uko iminsi itera imbere aha hantu hagenda harushaho kuba ahasurwa n'ab'ingeri zose. Hubatse hoteli yakira abakiriya ikabafasha kugira ibihe byiza, bagatemberezwa muri iki cyuzi cya Nyabugogo. Seho wari uzi ko naho wahatemberera ukahagira ibihe byiza Nyabugogo? Ku cyuzi cya Nyabugogo iyo uhari uba witegeye imisozi miremire ya Gisozi. Ndahagukumbuje nawe ukunda gutembera rwose uzahagere ku cyuzi cya Nyabugogo, hatembere urebe byinshi kandi witegere ku Gisozi. Muhazi aho bita ku Rwesero, Muhazi ku Rwesero ndahagukumbuje naho uzahatemberere, kubera ko kuba ari hafi y'umujyi wa Kigali bituma benshi bahasohokera. Aha hantu haherereye mu ntara y'Amajyaruguru, ahahoze hitwa Ibyumba, ni ku mazi, ni ku kiyaga cya Muhazi. Aho ubishaka uhatemberera mu bwato ukazenguruka iki kiyaga unyurwa n'amahumbezi ya Muhazi. Ni hafi y'Iseminari nto ya Rwesero ku muhanda w'ibitaka. Aho niba uvuye hanze y'u Rwanda nibura wavuga ko wageze ahantu h'ibiturage. Imyubakire ya kinyarwanda n'inyubako ziri kuri iki kiyaga n'inkomoko yabyo ni bimwe mu bishobora gutuma uharara ukazahora wibuka ijoro ryo ku Rwesero. Haba kandi n'imisambi n'utundi dukoko tubereye ijisho, kutureba ndetse n'uruhuka biba byiza cyane. Wowe ubigerageza uzadushimira, uzatubwira, kuko ku Rwesero naho ni ahantu heza. Ku kirwa cya Nkombo hose kandi waba warahatembereye. Nyamuneka nimba ukunda gutemberera naho uzahagere ku kiyaga cya Nkombo. Warakoreye urugendo i Cyangugu ntiwavuga ko wahombye ngo ni uko rwakubanye rurerure. Amavunane yose wumva ashize iyo ugeze ku kirwa cya Nkombo ukaganira n'abaturage baho, wumva ubuzima babayeho. Kuri iki kirwa babayeho ubuzima bwabo bwihariye mu mibereho y'abaturage rwagati mu kiyaga cya Kivu. Ururimi rwabo usanga ruri mu duce twa Kamembe, Busenkanka, Rusizi, Goma, Nkombo. Kinyarwanda ariko kivanzemo Igiswahili kuko baturanye n'igihugu cya Kongo. Haratangaje rwose kandi byagushimisha kugera kuri aka gace. Kugera kuri iki kirwa bigutwara iminota 10 mu birometero 11 uvuye mu murwa mukuru wa Kamembe. Ntibyoroshye kuhabona icyo kurya kuko hasa nko mu giturage gisanzwe, ariko unyurwa no kuhabona ubuzima bw'Abanyarwanda batunzwe ahanini n'ubworozi. Iki kirwa cya Nkombo kiza mu birwa binini bigize ikiyaga cya Kivu, nyuma y'ibindi birimo nka Ijwi, Iwawa n'ibindi. Ese kandi waba waratembereye Rugende ahaba amafurasi? Waba ukunda se kandi amafurasi? Naho uzahatemberere turahagukumbuje, kubera ko aha naho biti Rugende i Kabuye hazwi cyane ikigo gihuriramo urubyiruko rwa Rugende Training Center. Ni muri hamwe hake haba amafarasi mu Rwanda. Aha ni hamwe mu hantu hatuje wasohokera, hegereye kandi Kigali. Cyo kimwe nuko wajya hitwa ku Ijuru Parke, Rebero cyangwa se Meraneza i Nyamirambo. Aha hose ndondoye ni ahantu hitaruye gato Kigali, heza kandi hari ubusitani n'ibindi bikorwa nk'izi nyamaswa warangarira ukaruhuka. Aha ni mu nkengero z'umujyi ku buryo bidasaba igihe kinini cyo gutembera ujyayo. Uzatemberereyo ujye ku mafurasi urebe byinshi bitandukanye byiza byagufasha kuruhuka. Ku rutare rwa Kamegeri mu Ruhango, ese ho waba warahasuye ngo urebe urutare bavuga ko rwakaga umutuku rwatwikiyeho nyine Kamegeri? Uru rutare ruri mu karere ka Ruhango, rufite amateka menshi. Aha niho umutware Kamegeri yatwikiwe ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, nyuma y'ahasabiwe iki gihano abanyabyaha. Uru rutare kuva icyo gihe rwahise rumwitirirwa, kandi bivugwa ko kuva icyo gihe rwakomeje gutukura. Binavugwa ko uru rutare rwabaga
rwabagaho nta zina rugira, ariko kuva icyo gihe rwakomeje kujya rumwitirirwa, kandi mu kwibuka ko yari umutware w'umugome cyane wafataga ibyemezo bikarishye kugeza urwo yaciriwe uwari wamugomeye umwami ari we Ruhitanye, atwikirwa kuri uru rutare nyine ahita anarwitirirwa. Uru rutare rwahoze rwaka umutuku, urumva ko bitari byoroshye. Kuri uru rutare rwa Kamegeri naho hafite amateka menshi, kandi warushaho kumenya ndetse wanahatembereye hariya mu karere ka Ruhango. Turahagukumbuje ku rutare rwa Kamegeri, uzahatemberera umenye byinshi, umenye amateka, umenye ukuntu ruriya rutare rwahoze rwaka umutuku. Ese ni gute utasura aha hantu ngo wiyumvire ubuhamya bw'abahatuye kuri uru rutare rwa Kamegeri? Naho turahagukumbuje nka Niyonkuru Media. Aho muri iki gice cya mbere twakubwiraga ahantu 20 byibuze mu Rwanda ugomba gusura, ariko se kandi nahaye ahantu 10 hasurwa kurusha ahandi mu Rwanda, ahantu 10 byibuze hasurwa cyane kurusha ahandi mu Rwanda. Ubukerarugendo mu Rwanda bugenda butera imbere bukaninjiriza igihugu amadovize bitewe n'uko hari ahantu henshi hasurwa cyane. Ubu rero twaguhitiyemo ahantu 10 hakunda gusurwa kandi cyane. Ahambere ni muri pariki y'Ibirunga. Ba mukerarugendo benshi basura ingagi. Abantu baringaniye ngo nibo basura iyi parike, bazamuka imisozi banakora ubushakashatsi. Ingagi ni iza mbere mu hasurwa. Ahandi ha kabiri hasurwa kandi cyane mu Rwanda ni muri pariki y'Akagera. Ba mukerarugendo bahakundira inyamaswa zitandukanye zirimo imbogo, impara, imparage, twiga, imvubu, inyoni n'izindi nyamaswa zitandukanye zo mu bibaya by'iburasirazuba. Ahandi ha kabiri hasurwa cyane ni muri pariki ya Nyungwe. Iyi pariki ikomeje gukurura ba mukerarugendo kubera ikiraro cyo mu bushorishori kizwi ku izina rya Kanopo Walkway. Iyi parike irihariye mu kugira ibirometero bitandukanye byiza, inyoni n'ibinyugunyugu usanga ba mukerarugendo bahatemberera kandi bakanishimira cyane. Ku mwanya wa 4 turahasanga ikiyaga cya Kivu. Benshi muri ba mukerarugendo bakunda gusura iki kiyaga cya Kivu, usanga bashimira uburyo hari amafi akomoka ku mazi y'ikiyaga cya Kivu n'ubwato bubafasha gutembera muri iki kiyaga cya Kivu. Ku mwanya wa 5 turahasanga urwibutso rwa Kigali rwo ku Gisozi. Benshi mu basura u Rwanda basura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, bagasobanurirwa amateka y'u Rwanda n'ayaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Amateka asaba isi yose kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo kugira ngo itazongera kubaho ukundi. Ku mwanya wa 6 turahasanga ubutaka butagatifu Kibeho. Ba mukerarugendo basura Kibeho baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye birimo ibyo mu karere n'ibyo mu mahanga. Baba baje mu bukerarugendo bushingiye ku iyobokamana, ndetse kandi ubu n'iterambere ryaho rikaba rigenda ryiyongera, yaba mu bikorwa remezo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ku mwanya wa 7 turahasanga ingoro ndangamurage y'i Nyanza. Muri iyi ngoro ba mukerarugendo basobanurirwa amateka y'u Rwanda cyane arebana n'ibwami. Ariko kandi ku mwanya wa 8 turahasanga ingoro ndangamurage y'u Rwanda. Ingoro ndangamurage y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye, isurwa na ba mukerarugendo benshi. Aha unasanga basobanurirwa amateka y'u Rwanda n'ay'abami muri rusange. Ku mwanya wa 9 turahasanga iminara y'inyoni muri Nyungwe n'ahandi. Inyoni kimwe mu bisurwa cyane mu Rwanda, dore ko mu karere ka Nyamasheke hari isaga 4, muri Burera hakaba harubatswe indi. Inyoni zinasurwa mu karere ka Bugesera ndetse n'ahandi hatandukanye.
Ku mwanya wa 10 turahasanga Congo Nile. Congo Nile Trail nayo ikunda gusurwa cyane na ba mukerarugendo. Aha yari ahantu 10 hasurwa cyane kurusha ahandi mu Rwanda. Mu gice cyacu cya gatatu reka turebere hamwe u Rwanda ku rutonde rw'ahantu nyaburanga ho gusurwa. Ese wari uzi ko u Rwanda rwashyizwe ku rutonde rw'ahantu 24 ho gutembererwa ku isi mu mwaka wa 2024 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Forbes? Mu mwaka wa 2008 nibwo ikinyamakuru Forbes cyatangaje gahunda yo gutangaza urutonde rw'ibihugu, imijyi cyangwa uduce nyaburanga dushobora gufasha abantu kumenya ahantu heza kandi hagezweho no kuruhukira cyangwa gutemberera. Iyi gahunda yatangijwe kugira ngo yunganire ba mukerarugendo baba bashaka ahantu hashya ho kujya hirya no hino ku isi. Guteza imbere uduce cyangwa ibihugu tanga icyizere cyo kuzamura urwego rw'ubukerarugendo rwabyo no kuruteza imbere muri rusange. Bimwe mu bigenderwaho hakorwa uru rutonde ni indyo y'ahantu runaka, ubwiza nyaburanga n'ubudasa bwaho, imitangire ya serivisi zaho ndetse n'ibindi bitandukanye bigenda birebwaho. Kuva mu mwaka wa 2008 buri mwaka binyuze kuri Forbes Travel Guide hatangazwaga ahantu hashobora gufasha abakerarugendo cyangwa abandi bashaka gutembera kugira ngo amahitamo yabo bakerekeza mbere y'ahandi. U Rwanda byatumye ruza kuri uru rutonde n'imiterere itandukanye y'igihugu, ibirunga, ibibaya n'amashyamba ndetse n'amahoteli y'akataraboneka iherereye mu karere ka Musanze, mujyi wa Kinigi, mu nzira igana mu birunga One Only Gorillas Nest. U Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyo ku mugabane wa Afurika cyashyizwe kuri uru rutonde. Uru rutonde nyine twavuze rwakoze mu mwaka wa 2024. Ahandi hashyizwe kuri uru rutonde harimo ikirwa cya Grand Cayman kinini mu bya Cayman biherereye mu burengerazuba bw'inyanja ya Caribbean, umujyi wa Paris mu Bufaransa, umujyi wa Las Vegas muri leta ya Nevada ndetse n'ahandi hatandukanye. Harimo kandi umujyi wa Cairo, kandi hakabamo ikirwa cya Muwi mu nyanja ya Pacifique, hakabamo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kugeza ubu urwego rw'ubukerarugendo ni rumwe mu zifite runini, aho mu mwaka wa 2022 uru rwego rwinjije arenga miliyari 445 z'amadolari ugereranyije na miliyoni 164 z'amadolari zari zarabonetse mu mwaka wa 2021 n'izamuka ry'171. Raporo y'ikigo mpuzamahanga cy'ubukerarugendo World Travel and Tourism Council mu mwaka wa 2023 yerekanye ko umusaruro mbumbe w'ibiva mu bukerarugendo ku isi uzamuka ku kigero cya 5.1% buri mwaka hagati mu mwaka wa 2023 no mu mwaka wa 2033. Abakerarugendo bahawe karibu kuza kwirebera ingagi zo mu birunga, ariko kandi hoteli One and Only Gorillas Nest iri mu zikomeye zikomeje gutuma abasura u Rwanda ba mukerarugendo biyongera mu Rwanda. Bisate Lodge nayo iri mu zikurura abantu benshi ba mukerarugendo mu Rwanda, ariko kandi nanone Parike ya Nyungwe iri mu byiza nyaburanga by'u Rwanda rufite. Mu gice cya kane reka turebere ahantu 15 mu gihugu buri munyarwanda akwiye gusura byibuze rimwe cyangwa inshuro irenga imwe. Ese aho hantu haba ari ahahe? U Rwanda rumaze kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga nk'igihugu cy'ubwiza n'uburanga kamere gitatswe n'imisozi miremire n'ahantu nyaburanga higanjemo ibiyaga n'imisozi myiza, inzuzi, imigezi, ibiyaga, amashyamba n'ibindi byiza nyaburanga bitandukanye. Abanyarwanda ubwabo ndetse n'abagenderera u Rwanda hari ahantu nyaburanga bakwiye gusura kugira ngo barusheho kumenya no gucengerwa n'ibyiza bituma iki gihugu gikomeza kuba imparirwa kurusha.
bimwe mu byiza kandi bigaragaza ko iki gihugu cyihariye, nyamara ariko umubare munini w'abasura ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda ni abava hanze y'ibihugu ndetse nabo bagaragaza ko bafite inyota nyinshi yo kumenya gushaka kuvumbura ibihishe mu misozi y'iki gihugu. Ikigo cy'igihugu cy'abinjira n'abasohoka cyatangaje ko abasura igihugu biyongereye, ariko kandi ikigo cy'igihugu cy'abinjira n'abasohoka cyatangaje ko abasura igihugu biyongereye 9%. Iyi mibare kandi igaragaza ko mu bagenderera u Rwanda umubare munini ari abakerarugendo. Ubwiganze bw'abanyamahanga basura ibyiza nyaburanga by'u Rwanda biri ku gipimo cyo hejuru ugereranyije n'abanyarwanda ubwabo bakora ubukerarugendo. Kugira ngo umunyamahanga yemererwe gusura ingagi mu birunga yishyura arenga 750 y'amadolari, mu gihe umunyarwanda asabwa amadolari 50 gusa. U Rwanda rufite uruvangitirane rw'ibinyabuzima n'inyamaswa utapfa gusanga mu bindi bihugu, ku buryo umunyarwanda utarasura cyangwa ngo acuma akarenge arebe hirya yaho gato atuye ibyiza bihari abanyazwe bidasubirwaho. Henshi mu hantu nyaburanga tugiye kubabwira kuhasura nta kiguzi bisaba na gito, ariko kandi birasekeje kubera ko usanga abanyarwanda benshi bahidagadurira rwose nta nabo, ahubwo ugasanga n'imbwa zikunda kuhakinira ndetse n'izindi nyamaswa. Ku mwanya wa mbere twabateguriye ikiraro cyo mu bushorishori bw'ishyamba rya Nyungwe. Se waba warahatembereye? Nyungwe ifite imisozi miremire irimo uwa Bigugu ufite uburebure bwa metero 2950, irimo uwa Bigugu ufite uburebure bwa metero 2950. Hari n'inyoni z'amoko arenga 310, harimo amoko 26 asanzwe atamenyerewe, harimo amoko 26 asanzwe amenyerewe. Muri iyi parike hari urusobe rw'ibindi binyabuzima bw'ingeri zose, inyamaswa ndetse n'ibimera, kandi muri iyi pariki ni naho hubatse ikiraro mu bushorishori kizwi ku izina rya Canopy Walkway, cyo kiri mu bikurura ba mukerarugendo benshi mu Rwanda. Iyo ugiye gusura iyi pariki kandi ubasha no kubona igihingwa cy'icyayi, kimwe mu bihingwa byiza bigaragaza ubwiza bw'u Rwanda. Mu mwanya wa kabiri twabateguriye Kibeho ku butaka butagatifu. Gusura Kibeho iri ku musozi wa Nyarushishi mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Byaba kimwe mu bitekerezo byiza byo kurushaho kumenya neza ibijyanye n'amabonekerwa yahabereye mu 1981. Wamenya neza uko Bikira Mariya yagiye aganira mu bihe binyuranye n'abakobwa batatu barimo Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimaka ndetse na Marie Clara Mukangango, bigaga mu ishuri ryisumbuye rya Kibeho riyoborwa n'ababikira bo mu muryango w'abene bikira. Kibeho ni umujyi muto ariko watoranyijwe ku mugabane wose wa Afurika, ukaba ari wo ushyirwaho ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe, ifite uburebure bwa metero 6 nk'uko twabivuze, igapima ibiro 950. Ubusanzwe igaragara kuri buri mugabane mu yigize isi. Muri Afurika rero ikaba iri Kibeho ku butaka butagatifu, Ikibeho benshi bita kwa nyina wa Jambo. Ni heza kandi ni heza cyane, hari amahoteli n'ibindi bikorwa byorohereza ba mukerarugendo kandi hagafasha kugira byinshi wiyungura n'ibyihindura mu kwemera kwawe, urushaho kwegera Imana mu masengesho. Igihe cyose wahasura, ariko bikazaba byiza cyane ugiye ku itariki 15 Kanama, kuko ari we munsi mukuru hizihizwa ijyana mu ijuru ry'umubyeyi Bikira Mariya. Haba hakoraniye abantu benshi baturutse imihanda myinshi mu bihugu bitandukanye ku isi. Ku mwanya wa gatatu twabateguriye ingoro ndangamurage y'i Nyanza mu Rukari. Ni mu birometero 88 uvuye mu murwa mukuru wa Kigali, ni mu mujyi wa Nyanza, aho bakunze kwita mu Rukari. Niho hari amateka y'abami, aho utambagizwa ingoro y'umwami Mutara wa kabiri Rudahigwa yatuyemo, yubatswe mu buryo bwo hambere. Ni ingoro ishamaje yubakishije ibikoresho bya Kinyarwanda nk'uko yari imeze mu kinyejana cya 19. Kimwe mu by'ingenzi
by'ingenzi bigize umuco nyarwanda. Ni ku gasozi gaturanye na Rukari kitwa Mwima, hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'imva y'umugore w'umwamikazi Rosalia Gicanda. Ku mwanya wa kane twabateguriye ibiyaga by'Impanga, Burera na Ruhondo. Ibiyaga bihuje amateka n'inkomoko kuko byombi byavutse kubera ibirunga bibiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibiyaga bya Burera na Ruhondo biherereye mu turere twa Burera na Musanze. Mu nkengero z'ibi biyaga hari amafu adasanzwe y'umuyaga n'ubuhehere bituruka muri ibi biyaga. Iyo uhagaze ku nkike z'ibiyaga uba witegeye uruhererekane rw'ibirunga bya Muhabura, Bisoke na Gahinga. Utereye amaso hirya ya Burera ubona imwe mu misozi yo muri Uganda mu bice bya Kisoro, ukaba usuye igihugu wihagarariye ku misozi ya Burera. Aka gace kadasanzwe k'ubukerarugendo mu Banyarwanda kuhasura ntacyo bisaba uretse guhaguruka gusa, maze ugasura ibi byiza, ugasura ibi biyaga by'Impanga, ukitegera imisozi itandukanye. Ku mwanya wa gatanu twabateguriye ku ibere rya Bigogwe. Umuntu wese unyuze ku muhanda munini uva Musanze werekeza Rubavu, iyo ugeze mu murenge wa Kanzenze ahari uyu musozi muremure witwa ibere rya Bigogwe, atangazwa nuko ari muremure cyane. Uhaciye wese ahavana amakuru avuga ko abasirikare bo hambere bajyaga bahakorera imyitozo yo ku rwego rw'ubuparakomanda, bawuzamukagaho ku migozi. Gusa uhasuye wabiteguye nibwo warushaho kumenya amateka yawo, yuko uyu musozi uri mu kagari ka Nyamirango wiswe gutya mu rwego rwo kuzirikana umukobwa witwaga Nyirabigogwe wahabaye, wari ufite amabere ateze nk'uyu musozi. Aha wahasanga bamwe mu bakambwe bawuturiye kuva mu 1926. bashobora kukwibwira imbona nkubone uko uyu Nyamirango yakundaga kuharagira inyana, nuko yaje kuyitirirwa. Uyu musozi w'urutare rurerure ruteye koko nk'ibere ni kimwe mu byiza nyaburanga. Utembereye muri aka gace wasura ukazahorana urwo rugendo rw'urwibutso mu mutima wawe. Umusozi wa Makwaza kwa Nyaruzi uherereye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo. Ariko kandi ku mwanya wa karindwi twaguteguriye isenga rya Nyemana, riri mu kagari ka Gihara mu murenge wa Runda ho mu karere ka Kamonyi. Niho abakobwa bo muri aka gace bajyaga kwigira kuboha, ndetse abakuze bagahabwa inama zo kwita ku rugo. Aha hantu kuri ubu hasibanganye kuko nta kihakorerwa, hagaragaramo imboga zimeze nk'iz'ibyumba. Abatuye hafi aha bakaba bavuga ko ariho haberaga urubohero rw'abakobwa. Mu mwanya wa munani twaguteguriye agace gashyinguyemo abami b'u Rwanda hafi ya bose. Mu mateka y'u Rwanda abami bagiraga aho bashyingurwa, hamwe muri ho ni mu murenge wa Rutare, akagari ka Kigabiro mu mudugudu wa Nyakavunga. Hari imva ya Rwabugiri n'umugore we Kanjogera waje kuba umugabekazi ku ngoma ya Yuhi wa kane Musinga. Ku mwanya wa 9 twaguteguriye parike y'ibirunga. Ibi birunga byegeranye mu misozi miremire itatse uturere twa Musanze na Rubavu, amwe mu hantu hakunda gutemberwa na ba mukerarugendo banyuranye. Ibi birunga by'u Rwanda bihana imbibi n'ibirunga birimo ibyazimye byo muri Kongo nka Bikeno, Bisoke ndetse na Nyiragongo. Mu mwanya wa 10 twagutegurira amashyuza. Amashyuza ni amazi agaragara mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu, asohoka mu butaka ashyushye, rimwe na rimwe atogota nk'inkono imaze gufata umuriro. Aya mazi afatwa nka bimwe mu byiza nyaburanga bitatse akarere ka Rubavu, ndetse n'abaturage bakayakoresha nk'ikinyobwa kidasanzwe, uko bemeza ko avura indwara zinyuranye zirimo inzoka zo mu nda, kandi ngo amashyuza avura amavunane, rubaga impande n'izindi ndwara. Akaba ariyo mpamvu usanga abantu b'ingeri zose bayidumbaguzamo, abandi nabo bayavoma bayajyana mu ngo. Ku mwanya wa 11 twaguteguriye kwa Gihanga Ngoma Ijana. Gihanga Ngoma Ijana watwaye u Rwanda hagati w'igihumbi 1991
kugeza mu 1124 hari amazi yakoreshwaga mu kwimika abami b'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye. Abanyamateka babagabanyamo ibyiciro bitatu bakurikije ibihe. Harimo abami b'ibimanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo. Abami b'ibimanuka ni abakomoka kuri Shyerezo. Abami b'umushumi ni abatazwi igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Naho abami b'ibitekerezo ni abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Ku mwanya wa 10 twaguteguriye bisi byawe byari bituwe na Nyagakecuru ihari mu Rwanda, bituma uyu mwami ajya kuhabohoza akoresheje ingabo ze zitwa ibisumizi, ari naho Riderman yakomoreye izina ibisumizi yitirira abafana be. Kuva Nyagakecuru yaterwa akanishwa n'ingabo z'ibisumizi, nta wundi muntu uratura mu bisi bya Huye. Gusa abafite inyota yo kumenya amateka y'aha hantu barahasura. Ibyihariye kuri Karenge Bush Camp, rogi iri muri pariki y'Akagera uboneramo intare, impyisi ndetse n'ingwe. Ku bantu bakunda gusohoka cyane cyane abateganya kujya muri pariki y'Akagera cyangwa se abagiyeyo, bazi ikibaya cya Kirara giherereye mu majyaruguru y'iyi pariki, dore ko ari nacyo kibarizwamo inyamaswa nyinshi. Hafi aho hashyizwe rogi iri mu zigezweho muri iki gihe yitwa Karenge Bush Camp. Ni rogi iherereye mu majyaruguru ya pariki y'Akagera, aho igizwe na tente 7 zegeranyije zibyara rogi, ikunze kurarwamo na ba mukerarugendo baba bashaka kumva no kureba inyamaswa nyinshi. Iyi rogi iratangiriye mu majyepfo ya pariki y'Akagera, ifite ibyumba 6. Yari yubatswe na tente zashyirwaga hamwe zikabyara ibyumba bifite ubwogero bwo hanze. Kuri ubu iyi rogi yimuriwe mu majyaruguru ya pariki y'Akagera, hafi y'ikibaya cya Kirara kibarizwamo inyamaswa nyinshi mu birometero nka 6 ujya gusohoka muri iyi pariki. Ku muntu waraye muri Karenge Bush Camp aba afite amahirwe yo kureba inyamaswa zitandukanye, kuko kuva aho iyi rogi yubatse ugera muri iki kibaya ni iminota 15 gusa. Umuyobozi ureberera Karenge Bush Camp Twagirimana Jean de Dieu yabwiye igihe ko iyi rogi yatangiye mu mwaka w'2015, ariko isa nk'aho ari rogi yimukanwa kugira ngo ifashe abasura pariki y'Akagera gusura ibice bitandukanye by'iyi pariki. Ati umwihariko wayo ni ahantu heza ku buryo waraye muri Karenge Bush Camp aba afite amahirwe aruta y'abandi yo kureba inyamaswa zose, kuko akenshi ziba ziri mu kibaya cya Kirara. Iyo unabishatse ureba inyamaswa z'ijoro nk'ingwe, intare, impyisi n'izindi, kuko ubu numva amajwi yazo ziri guhiga. Twagirimana Jean de Dieu yavuze ko mu mwaka w'2024 aribwo hafashwe icyemezo cyo kuvugurura Karenge Bush Camp. Bayiha ibyumba 7 harimo icyumba kimwe cyakira umuryango w'abantu benshi. Yakomeje agira ati kera twakundaga kwakira abakiriya b'imbere mu gihugu cyane kurusha abanyamahanga, ariko muri uyu mwaka byarahindutse cyane. Ubu abanyamahanga nibo benshi turi kwakira kuko abenshi bishimira kurara ahantu hafi y'inyamaswa. Twagirimana yavuze ko impamvu ituma abakiriya benshi bayikunda ari uko waraye muri Karenge Bush Camp aba yumva intare zihuma nijoro, impyisi ziseka cyangwa zirara zihiga, mu gihe mu gitondo abenshi babona inyamaswa nyinshi ziri mu kibaya. Kugeza ubu ibyumba by'iyi rogi ni amadolari 220, ashobora kwiyongera akagera kuri 250 bitewe n'igihe. Ku baturarwanda bagira igabanyirizwa kuko bashobora guherwa icyumba ku madolari 165 ku ijoro. Karenge Bush Camp ubu ifite abakozi 23. Hari gahunda yo kubongera bakagera kuri 28. Bavuga ko kandi mu minsi iri imbere bazongera ibyumba bikagera ku 8. Buri tenti iba ifite umutekano wizewe, ariko kandi icyumba cya Karenge Camp gishobora kwishyura amadolari 220 kugeza kuri 250. Waraye muri Karenge Camp ababona neza ikibaya cya Kirara kibarizwa n'inyamaswa nyinshi cyane, dore ko habamo n'ubwogero bwo hanze, ariko kandi habamo na tente nini ifatirwamo amafunguro muri Karenge Camp.
Ni rogi yubatse rwagati muri pariki y'Akagera ku buryo uharaye aba yumva intare ndetse n'ingwe zihiga mu ijoro. Mu masaha y'ijoro ahafatirwa amafunguro nuko haba hameze. Iyi rogi ikoresha abakozi bagera kuri 23 mu kwakira abantu no mu bindi bikorwa bitandukanye. Icyumba cya Karenge Camp gishobora kwishyurwa amadolari 220 kugeza kuri 250. Ibyumba 7 nibyo bibarizwa muri Karenge Camp kugeza ubu, iri mu majyaruguru ya parike. Buri tenti iba ifite umutekano kandi wizewe nk'uko twabivuze. Ibyo wamenya ku nyamaswa ebyiri zisurwa cyane muri pariki ya Nyungwe. Ubuyobozi bwa pariki y'igihugu ya Nyungwe butangaza ko mu bihumbi by'inyamaswa ziri muri parike, izisurwa cyane ari inkomo n'impundu, aho bishobora kuba bifitanye isano n'umwihariko bihuriyeho n'abantu. Inyamaswa ziboneka muri pariki y'igihugu ya Nyungwe zirimo amoko 13 y'ibisa n'abantu, amoko 85 y'inyamabere, amoko 300 y'inyoni, amoko 40 y'ibikururanda n'amoko 38 y'ibikeri. Ibikorwa remezo byubatse muri iyi pariki birimo ikiraro cyo mu kirere, umugozi wa zipline na rope course byiyongera ku byiza karemano isanganywe. Umubare w'abayisura wavuye ku bihumbi 9 mu mwaka 2014 ugera ku bihumbi 24 mu mwaka 2024. Mu kiganiro n'igihe, umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza pariki ya Nyungwe n'abayituriye Ntihemuka Pierre yavuze ko abenshi mu bayisura iyo basobanuriwe amoko y'inyamaswa bagira amatsiko yo kujya gusura inkomo n'impundu. Ati inyamaswa zisurwa cyane ni impundu n'inkomo. Impundu impamvu bazihitamo ni inyamaswa ziri mu bwoko buboneka hake mu Rwanda. Uretse umuryango umwe uri muri pariki ya Gishwati na Mukura zikunze kuboneka muri Nyungwe kandi zikaboneka ku bwinshi. Ntihemuka Pierre yakomeje agira ati inkomo zo mu Rwanda nta handi ziboneka mu gihugu uretse muri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Inkomo nazo ni inyamaswa ziri mu bwoko bwa maguge zifite ibara ry'umukara n'umweru. Izi nyamaswa zikunze kugendera hamwe ku buryo ushobora kuzisanga hamwe zirenga 400. Ntihemuka Pierre avuga ko inkomo ari inyamaswa z'inyamahoro ndetse mu nyamaswa zijya zisohoka zikajya konera abaturage. Ati inkomo ntizibamo. Inkomo ifite ibara ry'umukara ikagira n'ibara ry'umweru ku buryo iyo uyireba ugira ngo ni umwavoka. Inyamaswa abantu bakunda kureba. Impundu ni inyamaswa zifite byinshi zihuriyeho n'abantu, birimo gushyingura igihe zapfushije, gukura ikiriyo no gutinda ku kiriri igihe hari yabyaye. Mu nyamaswa zose zibisa n'abantu, impundu niyo ureba ukaba kwibeshya ko ari umuntu. Impundu nta murizi igira, ntabwo igira ku kibuno. Mu mwaka wa 2004 nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeje ko ishyamba rya Nyungwe ryari icyanya gikomeye ihindutse pariki y'igihugu ya Nyungwe. Ibi byatumye mu mwaka wa 2020 u Rwanda rusinya amasezerano n'ikigo Africa Parks agiye uburenganzira bwo gucunga iyi parike mu gihe kingana n'imyaka 20. Impundu niyo nguge nini iba muri Nyungwe, dore ko habonekamo izirenga 500. Naho inkomo ziri mu nyamaswa zisurwa cyane muri pariki ya Nyungwe. Wowe utaragerayo uzahasure maze urebe izi nyamaswa kandi zikundwa gusurwa n'abantu no kwitegerezwa n'abantu, ari iz'impundu n'inkomo. Imaramatsiko ku duce tumwe na tumwe tubumbatiye amateka y'u Rwanda. Twinshi mu duce tw'u Rwanda umuntu agezemo asanga ubwatwo tubara inkuru z'u Rwanda rwo hambere iz'abaturage barwo muri icyo gihe, ku buryo buri gasozi na buri shyamba usanga bibara inkuru zahise cyangwa ukanasanga ari ahantu habumbatiye amateka runaka. Muri iyi nkuru turagaruka ku duce tumwe na tumwe tubumbatiye amateka y'u Rwanda ushobora gusura tukagufasha kurushaho gusobanukirwa mu mateka yihariye yatwo ndetse
y'u Rwanda rwo hambere, imico n'imigenzo ndetse n'abaturage barwo muri rusange. Ese waba warasuye ingoro ndangamurage y'ibidukikije ya Karongi? Iyi ngoro iherereye mu mujyi wa Karongi ubarizwa ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, ikaba iya mbere y'ibidukikije yabayeho mu karere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyi ngoro iherereye mu mujyi wa Karongi ubarizwa ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, ikaba iya mbere y'ibidukikije yabayeho mu karere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara, ubwo yafungurwaga ku mugaragaro muri Nyakanga mwaka w'2015. Iri mu nzu ndangamurage 8 z'igihugu zibarizwa mu Rwanda. Byamenyekanye cyane kandi mu kumurika ibijyanye n'ingufu zisubira, ari nako hatezwa imbere imibanire myiza hagati y'abantu n'ibidukikije. Iyi ngoro ifite umwihariko, ku gisenge cyayo hateye ibimera byiganjemo ibyakoreshwaga nk'imiti gakondo mu Rwanda. Uretse kuba inzu ndangamurage inifashishwa nk'ahatangirwa amasomo, haba ku banyeshuri n'abandi bahasura bakarushaho gusobanukirwa byinshi bidukikije. Iba ifunguye buri munsi kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 12 za nimugoroba. Uzahasure n'ahantu heza kandi uzahigira byinshi bitandukanye. Muhanga Eco Park iherereye mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze ahitwa ku bwimo bwa Gihanga. Iyo hasuye usobanukirwa amateka y'u Rwanda. Gihanga wahanze u Rwanda kuko ari naho yari atuye. Aha kandi hazwiho kuba ari ahantu hakorerwaga imihango yo kwimikwa abami b'u Rwanda. Iri mu gashyamba kagizwe na hegitari 31 mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Musanze, ayikomatanya urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'amateka. Mu gihe gishize yongerewe mu bigize pariki y'igihugu y'Ibirunga nka hamwe mu habumbatiye amateka y'u Rwanda akomeye mu bijyanye n'ubwami. Hari ubwiza bw'umwimerere kandi bw'uruserereza abagenzi ku buryo unogerwa n'utuyira twaho tw'amabuye, ibiti byaho birebire, ukanareba ukaniyumvira amajwi y'amoko y'inyoni atandukanye. Gutemberera Buhanga ubusa n'uwinjiye mu mateka y'u Rwanda mu buryo bugereranwa n'imboneka rimwe. Gutemberera Buhanga ubusa n'uwinjiye mu mateka y'u Rwanda mu buryo bugereranwa n'imbona nkubone. Urutare rwa Kamegeri se ho waba warahatemberewe wabuze ibyaho, wabuze amateka yaho? Urutare rwa Kamegeri ruherereye mu karere ka Ruhango ndetse ni hamwe mu hantu habumbatiye hamwe mu mateka y'u Rwanda rwa kera. Ese haba harahawe iryo zina bigenze bite? Hahawe iryo zina bikomotse kwitwa Kamegeri, wari umutware akaba n'umutoni w'umwami Mibambwe wa kabiri Gisanura ahinga mu mwaka w'1600. Kamegeri yari azwiho kuba inyaryenge ku buryo yigaruriye igikundiro cyose cy'umwami ndetse yari yarazengereje abaturage abateranya ku mwami, anafatanyije n'inshuti ye Mikoranya. Nubwo nyuma yaje gukoresha ayo mahirwe nabi agasabira abantu igihano ndengakamere cyo gutwikwa bagambanyi ku rutare rwacaniriwe rukatura, umwami yasabye ko icyo gihano Kamegeri asabira abandi ari ugihabwa hamwe n'inshuti ye, maze bigenda gutyo baba ari bo bakaragwa kuri urwo rutare rw'ubugome bwabo bukabije. Inkuru yabaye isomo rikomeye rigaragaza ko kwishyira hejuru kose ndetse n'ubwirasi nta handi biganisha uretse kuguhanguka. Ese waba warasuye urutare rwa Ndaba? Turebe byinshi ku rutare rwa Ndaba. Kuki se barwise urutare rwa Ndaba? Urutare rwa Ndaba ni urutare rumanukaho amazi rwa Ndaba, ruri ku muhanda wa Muhanga Karongi mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Karongi werekeza i Muhanga. Bavuga ko rwitiriwe umugabo Ndaba wazize gukunda ubuki bw'inda mbi no kutuzuza inama yari yaragiranye na bagenzi be. Iyi nkuru y'aha hantu nyaburanga hanakunze gusurwa na ba mukerarugendo cyangira ubwo umugabo Ndaba yajyanaga na bagenzi be guhakura ubuki bwabaga mu mwobo wari muri urwo rutare. Mbere yo guhakura ubwo buki bamuziritse umugozi muremure mu nda, barawumanura bawufashe. Ageze aho ubuki buri atangira guhakura, ariko ahakura yirira. Bagenzi be bamubaza bati ese Ndaba byo guhakura bigeze he? Nawe ati nimugire ikibazo ndi guhakura, ndabazanira ubuki. Ndaba yakomeje guhakura ubuki yirira. Abo hejuru bamaze kurambirwa, ubwo Ndaba amaze guhaga bamubajije niba abazanira ubuki, ababwira ko yabuhebye. Barungurutse babona Ndaba ari kwikomba intoki, baba barekuye umugozi, undi arahanuka afatyo. Aha hantu hafatwa nk'ahigisha abantu kutikubira no kutoza umuco wo gusangira n'abandi ibyo ufite, ariko kandi kuba ari hamwe mu hantu nyaburanga igihugu gifite, habikesha amasomo y'amazi ahari n'inkuru z'ahahise
kahise warirwa n'abakwakira. Ariko kandi se waba warasuye ingoro ndangamurage y'imibereho y'Abanyarwanda ya Huye? Reka turebere byinshi kuri iyi ngoro ndangamurage y'imibereho y'Abanyarwanda iherereye mu karere ka Huye. Ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda iherereye i Huye kuva mu mpera z'umwaka w'1980 mu kinyejana cya 20 kwa nk'imwe mu zibumbatiye byinshi ku muco wo muri Afurika. Ifite ibice 7 bifasha abatembereye aha hantu gucengera imbere mu murage w'amateka y'u Rwanda, kuva ku byerekeye ubumenyi bw'isi, ibijyanye n'ibisigaratongo, ubugeni n'ubukorikori bwa muntu mu migenzo ya Kinyarwanda. Uhamenyera ibyerekeye ubuhinzi, ububumbyi, kuboha, ubugeni mu biti hamwe n'ibyerekeye imyambarire gakondo n'ubundi buhanga mu byo gushushanya n'imyubakire mu Rwanda rwo hambere. Ese waba warasuye ingoro yo kwa Richard Kandt? Nabwo turebe byinshi bitandukanye kuri iyi ngoro ya Richard Kandt. Iherererwa hagati mu mujyi wa Kigali, ikaba yari inzu y'Umudage Richard Kandt washinze umujyi wa Kigali mu 1907 mbere y'uko ihindurwa inzu ndangamurage mu mwaka wa 2004. Muri iki gihe usuye iyi ngoro ahava asobanukiwe neza iby'amateka y'ubukoloni mu Rwanda, aho ibyumba byayo bikwereka ubuzima n'ibihe bya mbere y'ubukoloni, mu gihe cyabwo na nyuma yabwo. Ese kandi waba warasuye ingoro ndangamurage yo kwigira iherereye mu karere ka Nyanza? Iyi ngoro iri mu nyubako yahoze ari ingoro y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Rosalia Gicanda. Umwami yari yarayiyubakiye ngo ayituremo, aho kuba yo yari yarubakiwe n'abazungu, agamije kugaragaza ko nawe yifitemo ubushobozi. Yubatse ku musozi wa Rwesero mu karere ka Nyanza, ukaba uteganye na Mwimande ndetse na Gakenyeri. Hose hari umurwa w'ubwami. Ni ingoro ibumbatiye amateka n'ubuhangange bw'Abanyarwanda, ku buryo uwahasuye ahava yungutse byinshi ku kwigira abo mu Rwanda rwo hambere. Ku kirenge cya Ruganzu se wowe waba warahasuye, waba warahageze? Benshi tuvuga ko bari ku kirenge mu karere ka Rulindo. Aha hantu ni ahantu nyaburanga h'amateka, haherereye Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, akabasha gusanganirwa n'ishusho y'umugabo w'ibigango ufite umuheto n'icumu, maze ukahungukira byinshi byerekeye ubuhangange n'ibitangaza by'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli watwaye u Rwanda kuva mu 1510. Muri iki kigo ndangamuco uhabonera ibyo bamwe bafata nk'amayobera, birimo n'ikirenge cya Ruganzu cyitwiriye aha hantu. Ariko se kandi waba warasuye ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside? Iherereye i Kigali ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Uhasuye yunguka ubumenyi bwinshi ku byerekeye ubutwari n'umurava byaranze abagize uruhare mu rugamba rwo kwibohora igihugu rwatangiye mu 1994, ariko kandi rukarangira mu 1994 ubwo ingabo zahoze ari za RPA zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Uhageze ununguka byinshi ku byerekeye urugendo rwo kwiyubaka, ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'iterambere rikomeje kuranga u Rwanda kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Naho uzahasure neza kandi cyane uzagira byinshi bitandukanye bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Je wumvaga ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Nje kandi cyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yiyagure kandi yobora intambwe zanyu. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wanyuza hano muri comment section. Ese yaba hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka ushaka kumenya, wabitwandikira muri comment maze tukazagaruka tubivugaho mu magambo arambuye, tukubwira byinshi bitandukanye kuri ibyo ushaka kumenya, aho twibanda ku mateka ariko kandi amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media.